nabaha ikaze kuri uno muyoboro wa YouTube, nshimira cyane abo tubana umunsi ku munsi bakurikirana amasomo ntanga muri video zigiye zitandukanye, twigana ikinyarwanda kugira ngo tubashe kukivuga neza nk'abanyarwanda. Tumaze iminsi turebera hamwe ubumwe n'ubwinshi bw'amazina rusange, reka uyu munsi tuze gushyiraho akadomo kuri ubumwe n'ubwinshi bw'amazina rusange. Burimo ibintu byinshi, harimo amarengayo agiye atandukanye umuntu agomba kwitaho kugira ngo abashe gukora ubwinshi bwiza. Ntuzatanga ubwinshi butabaho, wishyizere ubwinshi. Buriya ururimi ruba ari ubuswi, ntabwo wihimbira ibyawe. Iyo hari ikintu gikeneye kujya mu rurimi, abize indimi banabifitiye ubwo bushobozi bagira ibyo bongeramo cyangwa se bagakuramo. Nshimira wowe umaze gukanda subscribe ukaba udukurikirana umunsi ku munsi, uba agaciro cyane. Nawe witegura gukanda subscribe, ndagushimiye ko uyikanze. Ubushize twarebye amagambo ahora mu rurimi, uyu munsi wo tugiye kureba amagambo cyangwa se amazina agaragaza ubumwe cyangwa ubwinshi iyo ari mu nteruro. Bivuze ngo ni ijambo utareba n'amaso umenye ko riri mu bwinshi cyangwa ari mu bumwe, bisaba kurishyira mu nteruro cyangwa se ubibona mu nteruro kugira ngo umenye ko riri mu bwinshi cyangwa mu bumwe. Ayo magambo ni menshi kandi ni ingenzi kuyamenya kuko birafasha mu kumenya kuyakoresha no mu kumenya kuyavuga neza, ku buryo ubwira umuntu ukamenya uko usanisha kugira ngo yumve icyo ushaka kuvuga. Reka dutange urugero. Izina inka, izina ni inka. Dutanga urugero. Ubumwe, interuro ya mbere igiye kwigaragaza inka nk'izina ry'ubumwe. Inka ya Kamana ni ikibamba. Birumvikana ko inka ya Kamana, iyo ya ikinyazina ngenera ya cyagaragaza ko iyo nka ari imwe. Inka ya Kamana ni ikibamba, iyo ya iragaragaza ko inka ari imwe. Noneho tukikoresha rya zina inka, reka tuvuge interuro iri mu bwinshi. Inka za Kamana ni nziza. Inka za Kamana ni nziza cyangwa inka za Kamana zigira umukamo. Iyo za iragaragaza ko ari ubwinshi, izo nka ari nyinshi. Ni ijambo rimwe, hose twakoresha ijambo inka, ariko bitewe n'ibinyazina ngenera wakurikijeho bigena nyir'inka, nibyo byatandukanyije interuro, bitandukanya n'amagambo, bitandukanya n'inka. Umva ko hamwe ari inka nyinshi, ahandi ari inka imwe. Irindi jambo isabune, interuro ya mbere reka ibe iy'ubumwe. Isabune ye ntireta. Isabune ye ntireta. Isabune ye, iyo ye urumva bigaragaza ko ari imwe. Isabune ye, isabune imwe ye ntireta. Noneho ubwinshi bw'iryo jambo, isabune ze zireta. Isabune ze nyinshi zireta. Numva byumvikanye, n'undi yabasha gutanga urugero ko mu bitekerezo nawe wambwira irindi jambo uzi, utanga n'ingero cyangwa se ntutanga n'ingero ariko
iri jambo uzi rigaragaza ubwinshi nuko ryakoreshejwe mu nteruro, cyangwa se umenya ko ari riri mu bwinshi cyangwa riri mu bumwe nuko riri mu nteruro. Noneho hari n'amazina agira ubwinshi bunyuranye, ugasanga ni izina rimwe ariko rishyizwe mu bwinshi rishobora kuvugwa mu buryo bubiri butandukanye. Ibyo bikunze kubaho cyane, aho usanga izina rimwe ryagira ubwinshi butandukanye kandi bibaho mu ndimi, Ikinyarwanda gusa n'izindi ndimi zirabigira. Reka dutange ingero: ubumwe, ijambo cyangwa se izina inzu. Inzu ushobora kuvuga ko ubwinshi bwayo bwa mbere cyangwa se ubwinshi bwayo bwa mbere ni inzu n'ubundi bidahindutse. Dutanga urugero: inzu ye irashaje. Inzu ari ubumwe. Inzu ze zirashaje. Urumva ko iyi nteruro ya kabiri, inzu ze zirashaje, ari ubwinshi. Ariko nanone ushobora kugira ubwinshi bw'inzu ukaba amazu. Amazu ye arashaje. Urumva ko n'amazu yaba ubwinshi bw'izina inzu. Izina rya kabiri ni ubwato. Ubwato bushobora kugira cyangwa se bugira ubwinshi bubiri, aribwo ubwato. Tanga urugero wumve: ubwato bwe ni bwiza. Noneho tukagira n'amato. Amato ni ubundi bwinshi bw'ijambo bwato. Tukagira n'irindi jambo rya gatatu, inzira. Inzira ushobora kugira ubwinshi bwa mbere ari inzira. Urugero: inzira z'Imana ni nyinshi. Birumvikana ko iri jambo cyangwa se iyo nteruro, mumbabarire, iyo nteruro iri mu bwinshi. Inzira z'Imana nyinshi. Mu bumwe, inzira igana iwe yameze ibyatsi. Inzira igana iwe, urumva ko ni inzira imwe igana iwe yameze ubwatsi. Urumva ko ni mu bumwe. Cyangwa none ukavuga mu bwinshi: inzira zigana iwe zameze ubwatsi. Urumva ko ni inzira nyinshi zigana iwe zameze ubwatsi. Urumva ko interuro iri mu bwinshi. Ushobora kuvuga ubwinshi bw'iryo zina mu bundi buryo, ukavuga ngo amayira agana iwe yameze ubwatsi. Amayira agana iwe yameze ubwatsi. Urumva ko ari ubwinshi, nyine iyo nteruro iri mu bwinshi. Watanga ingero nyinshi z'amagambo, nawe uri kunyumva unteze amatwi, watanga igitekerezo, ugatanga andi magambo agira ubwinshi bunyuranye, ukatanga muri comment n'abandi bakayabona. Niba hari ikibazo ufite ukandika muri comment ukagisubiza, kuko tuba turi muri community y'abantu benshi, n'abandi bagusubiza ugahita ubimenyeraho bitarindiriye ngo nanjye ari njye ugusubiza. Reka nshimire wowe wakoze subscribe, kandi nshimire nawe ugiye kuyikora ubu ngubu, ugakanda like, share, ndetse ugatanga n'igitekerezo muri comment cyangwa se mu mwanya w'ibitekerezo. Uba agaciro cyane. Nimwe ba boss bacu, nimwe dukorera. Iyo mwishimye natwe twishimye, ari byiza ko mubigaragaza mu bitekerezo mutanga. Reka mbashimire ko twabanye muri iyi video, muri iri somo. Mbashimira ko tuzabana no gutaha, bikazaba ari byiza kurushaho. Mbashimire cyane. Umunsi mwiza.
kandi Imana ibarinde, mukomeze kugira ubuzima.